Yes, nongeye kukuramutsa cyane wowe wongeye guhitamo gukurikira Inyenyeri TV Rwanda. Ntacyo nabona naguhemba, ahubwo navuga nti Imana reka ikumpera umugisha, ibyo wifuza byose bikubere byiza. Yes, yitwa Kabera Fils Fidèle, ni umunyamakuru wa Radio and TV1. Mu kanya gato kashize avuze amagambo aremereye cyane kuri ekipe ya Rayon Sport, iyi ekipe y'Imana ikomeje kugenda ishimisha imitima y'abakunzi bayo. Ayo magambo avuze rero niyo ngira ngo ngarukeho. Buriya ntakubeshye, uyu munyamakuru Kabera Fils Fidèle mufata nkaho ari umunyamakuru mwiza ufite ejo hazaza, ariko amagambo asigaye akoresha muri iyi minsi sigaye mbona ntazi nimba yabatekerejeho cyangwa se wenda niba apfa kwivugira bisanzwe, ariko kubwanjye ubwanjye ntabwo ndi kuyakunda pe. Sindi kuyakunda habe na gato. Rayon Sport muzi neza yuko mu minsi ishize yateguraga Rayon Day. Rayon Day yabaye Rayon Day. Ibaza se abantu bibajya hehe kuba ekipe ya Rayon Sport yakora ibintu byayo bikagenda neza, bitanagenda neza kariyo igomba kubyimenyera. Ubundi ni gute umuntu yifata agashaka kwinjira mu buzima bwa ekipe runaka? Urinjira mu buzima bwa Rayon. Nese Rayon Sport nuko ariyo ekipe ushobora kuba wavugaho ntugire ikibazo, ntajye umuntu kureba nabi cyangwa se ngakugendeho. Ye byananyobeye pe. Ese ubundi ko ntarumva APR Football Club muyitondagira nkuko mutondagira Rayon Sport. Nukubera iki? Rero ahangaha rero niho dusiba tuvuga ngo Rayon Sport mwamaze kugira nk'ikipe y'insina ngufi, muyambura icyubahiro cyayo ikwiye kubifite, mwirengagiza ko ariyo ifite agaciro kanini mu mupira w'amaguru wa hano iwacu mu Rwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ekipe ya Rayon Sport ni ikipe iriho ariko idafite harivoma nk'uko izindi ekipe zegamiye kuri leta zisanzwe zibayeho. Turimo turavuga ekipe ya Rayon Sport, tukavuga ekipe ya APR Football Club, tukavuga ikipe ya polisi. Ni amakipe atatu navuga ko yose akomeye hano iwacu mu gihugu ariko abayeho ubuzima butandukanye. Rero kuba Rayon Sport ekipe y'Abanyarwanda, ekipe ifite abakunzi benshi hano mu gihugu ndetse no ku isi, yategura ibintu byayo bijyanye n'umunsi w'igikundiro, igatangira yamamaza gahunda zayo hakiri kare, yagira amahirwe bigakunda, bitanakunda nabyo kandi kabyimenyera, ntabwo numva rero uburyo muba musha kwinjira mu buzima. Wakibaza uti se uyu Kabera Fils Fidèle uri kuvuga yakoze iki? Nkuko natangiye mbivuga, Kabera akoresheje ijambo riremereye cyane, ubwanjye numva ndababaye cyane. Ngo Rayon Sport yakoresheje ubwambuzi bushukana kuri Rayon Day. Ariko uzi iryo jambo, ubwambuzi bushukana, wanza wice nabwo urisesengure wumva ikintu gikubiyemo. Ubwambuzi bushukana. Rayon Sport yabaye igisambo. Rayon Sport yibye nde? Ngo yibye ngabafana ngibyo rero yakoze, ngo yagakwiriye kuba havamo bamwe babibazwa. Gute se? Gute mu buhe buryo? Yatangiye agira ati Rayon Day ni igikorwa kimaze kuba kinini, ni igikorwa cyihariwe na ekipe ya Rayon Sport yonyine, ni ubudasa bwayo rwose, ntawe babiburana cyangwa ngo bakirwanire. Ariko iki gikorwa kubwanjye mbona kimaze kugera ku rundi rwego, mbona rwose cyaramaze kuruta Kigali Pele Stadium. Kugeza kuri ipuwe hano rwose nanjye ndemeranywa na Kabera Fils Fidèle. Rayon Day uko tubona itegurwa rwose, kumbwira ngo Kigali Pele Stadium iri ku rwego rwo kuba yakakira iki gikorwa, ni ibintu ntapfa kwemera. Aha nayo turemeranywa. Akomeza agira ati sinzi uko bizajya bikorwa,
ariko ku bwanjye mbona stade Amahoro ariyo ikwiye kujya yakira iki gikorwa cya Rayon Day cyo ku munsi w'igikundiro. Aha nibyo stade Amahoro niyo iri ku rwego rwo kuba yakakira umunsi w'igikundiro, kuko ni stade nini cyane. Mbona abafana barenga 145,000 babijyamo, ni benshi cyane pe, ni benshi rwose. Ku bwanjye nanjye Pele Stadium na stade Amahoro ndabona harimo difference nini cyane. Umunsi w'igikundiro ukuriye kuba wabera kuri stade Amahoro, ariko Rayon Sport nayo ntabwo yabyibagiwe. Rayon yateye intambwe ya mbere ijya gusaba stade Amahoro, kubera ko Rayon Sport rero yari izi neza yuko stade Amahoro n'ubundi nta kindi kintu kindi yagenewe usibye imikino. Yari izi neza yuko stade izayibona bitayigoye, ariko rero yataye approach isanga abashinzwe kugenzura iriya stade barumvikana, ariko nyuma biza kuza guhinduka, biza gutuma Rayon Sport ifata icyemezo cyo kujya kwa Pele. Rayon suko yari yabuze amafaranga yo kwishyura kuri stade Amahoro. Aho byaturutse ni hehe? Twarabivuze. Rayon ifite abafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Muri abo bafatanyabikorwa harimo na Skol. Rero bivugwa ko Skol abashinzwe stade Amahoro ko banze yuko yamamazamo ibikorwa byayo nkuko ikwiriye kuba yabikora kuri match za Rayon Sport zidafite aho zegamiwe kuri Ferwafa cyangwa se na Rwanda Premier League. Ibyo rero byaje kuza gutuma Rayon ifata icyemezo cyo gutuma match yayo ivuga ati bo, kuba abafatanyabikorwa bacu bangiwe kujya ku Mahoro, reka twigire aho dufite access yo kuba bakamamaza gahunda zabo zikagenda neza, kubera ko ni win-win. Baduha amafaranga natwe tukabaha abafana, n'amafaranga tukabaha visibility. So rero ntago twakishimira gutakaza abafatanyabikorwa bacu kugira ngo dukunde tujye muri stade Amahoro. Rayon ifata umwanzuro yigira kwa Pele. Amakosa rengo yakoze na yahe? Uyu Fils Fidèle yavuze ngo Rayon Sport yakoze amakosa akomeye cyane, akomeye ngo idakwire kuba yababarirwa. Ikosa rya mbere ngo ni gute equipe ya Rayon Sport yifata ikamamaza ko umukino wo ku munsi w'igikundiro uzabera kuri stade Amahoro, kandi Rayon irizi neza yuko stade itarayihabwa. Iryo ni ikosa rya mbere. Nanjye namubaza nti se ubundi stade Amahoro Bwana Kabera yagenewe iki? Si imikino. None se niba Rayon Sport yari izi neza yuko izayihabwa nk'uko isanzwe yihabwa, urumva kwamamaza gahunda zayo ko zizabera ku Mahoro, urumva ari igitangaza? Nta gitangaza kirimo rwose. Ikosa rya kabiri ngo Rayon yakoze ngo ni gufite equipe ya Rayon Sport ifata amatike ikayashyira muri systeme, kandi amatike agiye muri systeme akubye inshuro zirenga hafi 5 Kigali Pele Stadium. Atubwo urimo urumva Rayon Sport itarakoze amakosa? Rayon nta makosa yakoze. Rayon ni equipe y'ubucuruzi, Rayon ni equipe ibaho itunzwe n'abafana. Icyo cyugomba kukimenya. Umufana rero niba aguze itike yamara kwigura, nibyo ndemera ko umufana n'uburenganzira bwe yaguze itike ashaka kureba equipe ya Rayon Sport uburyo yitwara ku mukino wayo. None niba umufana yaguze itike yamara kwigura akaba yateye inkunga equipe ye, urumva icyo ari ikibazo? Nta mufana niwe n'umwe yigiriye ijujuta ataka ko Rayon Sport ko yamuhuguje. Nta numwe. None wowe uricaye ubonye Rayon Sport amafaranga yasaruye, ibyishimira risaruye, amanota irayabonye, intsinzi yayibonye, ibikorwa biba byagenze neza. None utangiye kuza gutaka no kuvuga ubusa uvuga ngo Rayon Sport ngo yibye abafana. Yabibye gute? Ninde mufana yagutakiye? None ngo ubwo Rayon Sport ngibyo yakoze ngo yabeshye abanyamakuru ngo bakomeza kugenda basaba abafana ko bakomeza kugura amatike, ngo kandi amatike ngo yari yamaze gushyira muri systeme, ngo ahubwo ngari bwa butubuzi bwa Rayon Sport yashatse kwiba abafana. Ngo ubwo rwose
ngaho hantu ngo icyo kintu rero yakoze ngo ni igikorwa kigayitse, ngo yakita ngo nk'ubwambuzi bushukana. Ngaye nguko naye nyumvira Kabera Fils Fidèle rero koko tutabeshye tubuzanyije kuri ibyo yakoze bwari ubwambuzi bushukana, yibye abafana cyangwa se yatuburiye abafana? Tubwiye muri comment.